Imana ntireba nk'abantu kandi ntikora nk'abantu. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye. Imana yo yakubona ikabona uruti bikwerere, ikabona uruti bishongore kuko ireba mu mutima. Ako kanya ikakwemera, ikakwemeza bakwemere mu izina rya Yesu. Iri mu kazi ko kugukiza indwara zose n'uburwayi bwose. Iri mu kazi ko kukurengera mwikuvana ku gisuzuguriro kuko iyibutsa bidodomu nawe irakwibutse. Birashoboka ko nawe mu butayu urimo abantu bakuvuyeho, abantu bakuretse, abantu bazi kutazongera kubura umutwe, abantu bazi kutazongera gukora bishoboke, abantu babonye ko akazi bakakwirukanyemo, abantu babonye ko business yahagaze, abantu babonye ko wabaye iciro ry'imigani. Ariko humura, hari Imana ije kugutabara idafite ikishingiyeho, ishingiye ko wayemeye gusa. Igukubitiye Satani, igukubitiye Satani kuko ibyakurizaga byose birangiye. Kandi uhereye uyu munsi amahoro waruburiye mu rugo, amahoro waruburiye mu kazi, ubuzima bwari bwamaze gushanyagurika, Imana iragutabaye. Imana iri kumbwira ngo ikimenyetso cy'uko uvuganye nayo. Kuri uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ku jambo ryitwa imbaraga zimira izindi. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ku mbaraga zimira izindi. Burya hari imbaraga z'amaboko, hari imbaraga z'abakomeye, hari imbaraga z'abategetsi, hari imbaraga z'amagambo, hari imbaraga z'uburwayi, hari n'imbaraga z'inzara. Hari umuntu imbaraga z'inzara zari zakoma. Imana izazikurinde. Izo zose ni imbaraga nsobanuye, ariko kuri uyu mwanya ndashaka kuvuga imbaraga zimira izindi. Haleluya. Imbaraga zagaze kwa bidodomu ngo yariwe mukene muri karitsiye. Haleluya. Bizwi neza ko ari we mutindi uhari. Ngo nuko abantu baravuga ati iyi sandugu ntabwo twayishyira mu nzu yacu n'ibyaha tugira, Imana itazaturibeta, yamara kuturibata tukaba turapfuye. Muyijyane kwa bidodomu, niwe mukene twari dufite, n'ubundi napfa ntacyo tuzaba duhombye, ntacyo bitwaye, muyijyane iwe. Haleluya. Ntibamenye ko barimo kumusunikira hehe? Mu migisha. Ndagira ngo nkubwire, nubwo wabonaga ibigeragezo byabaye byinshi, amajwi ari kukurwanya arimo kwiyongera, inama ziri guterana ubudaca, ariko ndagira ngo nkubwire ko aho bari kugusunikira bazi ko ugiye gupfa, niho ugiye gutabarirwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari igihe umuntu atahavuga ati ubu ndabirangije, ndasinye, ndagaziritse rwose, ndagakubise, icyo gihe nta nubwo ubukira umuntu akavuga ati umupfundikizo wo bapfundikire, je mafu fini. Haleluya. Ntamenye ko yagusunitse mu mugambi w'Imana, ntamenye ko yagusunitse mu butwari bw'Imana. Haleluya. Maze ngo bidodomu arangije aravuga ati ko nta meza mfite mu nzu yanjye, bari babizi ko ndi umukene. Haleluya. Ariko none ko nta cyumba mfite giteguye neza nza gutereka mw'iyi sanduku, ndabigenzane. Haleluya. Arangije ahamagara sheri we. Haleluya. Reka nitize mutoni hatagira amagambo ahaguruka cyangwa yiziremwa. Ubwo nanjye sheri nkaba ngeze ute? Ndamuwe. Rero sheri, urabona isanduku yageze iwacu, kandi nta meza dufite, urabizi ubushobozi dufite nyine urabuzi. None isanduku y'isezerano, isanduku y'Imana, banyuze kwa babakire bahariya bose biranga, bacana hariya mu isantere, barashakisha, barabaririza, ibintu biranga. None sheri,
aka kariri kacu twataruye reka twihangane twewe twiryamire hasi ntacyo bitwaye iyi sanduku y'Imana bariho tuyitereka mvugira ngo amen sheri ni ngaho emera ndabyemeye urakoze cyane Imana iguha umugisha haleluya haleluya nuko sheri wanjye amaze kubyemera ngo isanduku tuyifate tuyishyire hehe kuri ka kariri kacu twajyaga twihengeka sheri wanjye ntabimusabye tugiye inama kandi nawe arambwiye ati sheri nanjye ngize ute ndabyemeye hasi tuzaharyama ariko isanduku y'Imana itazagibwaho umugese Imana itazarakara ibonye turyamye hejuru ku gatanda maze isanduku yayo twayishyize hehe hasi haleluya maze umva igitangaza cyabaye haleluya umva igitangaza cyabaye Imana ngo irangije ica muri karitsiye abarwayi bariyongera kandi bagombaga gukira babonye kuri ya sanduku erega buriya ntukazajya ukina n'ibintu by'Imana ibyago bya bamwe n'ibisubizo by'abandi ubu si kwa bido ko biriraga ibidodoki ibishyimbo babibonye si ibijumba bagapfa gutogosa babona binyuzemo umuriro bagashima Imana ati iri ryo rirakeye bazaga kureba ya sanduku haleluya bazanye amaturo y'ibishyitsi wejeje ibishyimbo yarazanaga ufite inka yashoreraga imwe ufite udukumbi yazanaga nk'intama 5 ufite imikumbi yazanaga nka 20 haleluya nenye hari imibare yahawe umugisha ntago buriya iyo ikintu kitari kimwe abari bitatu ntago mwamubonye protocole se ati ntago najyana imikubuzi ibiri nta mugisha urimo 3 Imana umwana hako mwagiye musobanukirwa ibintu iyo ibintu bitabaye bitatu bita biba 7 haleluya nuko igitangaza ngo gikoreke haleluya isanduku ntago kuyirebaho byari ubusa ntago byari iki ubusuzi ngo bidodoki yarakijya gushaka akubuyede ko nako bakamwimaga gahunda yabaye kurinda isanduku y'iki y'isezerano haleluya reka nkubwire ngo uwo bigumemo neza gusa ibindi si ibyawe Yesu agomba kubyikorera kwa bido baratangira bava ku bidodoki haleluya batangira kumva no uko inyama zimera nta nubwo barengeshaga ku mugwi kuko kera nta munzani gwabagaho icyo gihe bido yabagaga intama yose imfizi nawe bari buyisangire agomba kuyirya we niki n'umuryango kugira ngo barinde isanduku y'isezerano bafite ikiyemu bafite imbaraga bakanywa no kuri ya misokoro y'amagufa mu izina ndagira ngo nkubwire ijambo rivuga ngo hari imbaraga zimira izindi abakire batinye ko bapfa babitse iyo sanduku kuko bari gupfa kuko ni wari umugisha wabo niyo mpamvu babisunikiye kwa bidodomu nawe aremera yimukira we n'umugore we barangize ngo bayisigehe bayishyire ku buriri bwabo kuko nicyo kintu cy'agaciro bari bafite mu nzu haleluya birashoboka ko nawe mu butayu urimo abantu bakuvuyeho abantu bakuretse abantu bazi kutazongera kubura umutwe abantu bazi kutazongera gukora bishoboke abantu babonye ko akazi bakakwirukanyemo abantu babonye ko business yahagaze abantu babonye ko wabaye iciro ry'imigani ariko humura hari Imana ije kugutabara idafite ikishingiyeho ishingiye ko wayemeye gusa hayiwe ngo niba unkundira Imana niba unkundira Imana byose biva ndimo kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nawe Imana yaguhamagariye kugutabara kandi
kandi igiye kugutabara ku manywa nyaruhango. Niyo mpamvu itaguhaye iri sezerano mu ibanga, ikuzana ku mugaragaro aho uryakirira abandi babona, kugira ngo bazahamye iby'uyu munsi, bazavuga iby'ukwezi kwa gatatu ku buzima bwawe. Kuri uyu munsi wa gatatu ariko wazamuriye Imana icyubahiro. Buri Imana yavuze ati ntago iminsi 100 yagera ntaratabara ubwoko bwanjye. Reka ku munsi wa 66 umwaka utangiye nze niyereka ubwoko bwanjye, ngo nimara kubwiyereka, haleluya, mbugirire neza, haleluya. Nukuri ngiki cy'agaciro uragitahanye, cyakire mu izina rya Yesu. Ngiyi sandugu nawe urayitahanye, tahana nayo mu izina rya Yesu. Ngizi imbaraga z'Imana urazitahanye, tahana nazo mu izina rya Yesu, haleluya. Ntabwo ukiri umuneshwa, ntabwo ukiri uwo gutsindwa, ahubwo ubaye umunyembaraga, ubaye izahabu, kuko umwuka w'Imana ari kumbwira ngo ubaye uwifuzwa na benshi. Haleluya. Ubaye uwifuzwa na benshi, kuko amahanga agiye kukugana aje kureba umucyo wawe. Abantu bagiye kurabagirana babonye urukundo rw'Imana muri wowe. Abantu bagiye guhindurirwa ubuzima kubera wowe gusa. Ntiwirebe ko uri mugufi. Haleluya. Ntiwirebe ko uri muremure, ntiwirebe ko bari barakwanze, ntiwirebe ko nta butabazi, yaba hepfo, yaba haruguru, yaba inyuma. Yesu ntabyo ashingiye hagutabaye, ahubwo nuko isaha yari igeze ngo akugirire neza. Nuko igihe cyari kigeze ngo acecekeshe iminwa yavuze, nuko umwanya wari ugeze, haleluya, ngo isezerano ry'Imana rikinguke. Haleluya. Ya Mana yavugaga ivugana n'abakera, na n'ubu iracyariho kandi iracyakora. Iyo ntabwo Imana yavuganye na Mose uyu munsi yacecetse. Ntabwo Imana ikurengera uyu munsi byayinaniye, iriho nyine kandi iri mu kazi. Bwira mugenzi we ngo Imana iri mu kazi, iri mu kazi ko kugutabara. Iri mu kazi ko kugukiza indwara zose n'uburwayi bwose. Iri mu kazi ko kukurengera mwikuvana ku gisuzuguriro, kuko iyibutsa bidodomu nawe irakwibutse. Kutariho ku mugambi wawe se, nta nubwo wicaye mu masezerano yabo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka ahangaha mu Migani, yani ibice 8 ku murongo wa 17. Haranditswe amagambo avuga ngo, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Reka dusubiremo, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Haleluya. Zamura ibiganza byawe, wakiriye imigisha y'Imana. Zamura ibiganza byawe, wakire kubona Imana bundi bushya, wakire gukira bundi bushya, wakire igitangaza cy'Imana bundi bushya, wakire umunezero bundi bushya, wakire ibisubizo byawe byari bikingiranye, wakire imigisha yawe Satani yari yaranyaze.
wakira icyubahiro n'agaciro Satani yarashyize kure yawe, wakira imbaraga zikurengera, wakira imbaraga zo kwibukwa n'Imana, wakira igitangaza cy'Imana. Iki ngiki kirigendera kirivugira ubwacyo kuko ari isezerano ry'Imana risohoye muri wowe. Mumanure ibiganza byanyu. Haleluya. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete, abo ngabo nyene abo nibo bazambona. Ndagira ngo ubwire ko umubyizi wawe utabaye mvabusa, ahubwo ari igisubizo ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ko amasengesho yawe atari ugutera waraza, ahubwo akinguye amarembo mu nzira uri gucamo. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none ari umunsi w'agaciro gakomeye. Imana ikurengeye rwose kandi kwibutse mu buryo budasanzwe. Haleluya. Ntago yatinze kudusubiza kubera ko yari yatwibagiwe, ahubwo n'isari itaragira ute, none yageze mu izina, none byashobotse mu izina, none byatunganye mu izina, none turabitahanye mu izina. Uyu munsi biremeye mu izina. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu masa. Izi mbaraga nizo ziguhinduriye izina. Izi mbaraga nizo zigushyize hejuru y'abagusuzuguraga. Ibyabateraga kugusuzugura ni igisuzuguriro Satani yari yaragushizeho, ariko Uwiteka yohereje imbaraga mu ruhande rwawe, imbaraga zigitangaza, imbaraga zihindura amazina, imbaraga zizamura icyubahiro, imbaraga zikwicazanya n'abakomeye, imbaraga zifungura amasezerano, imbaraga zicaza icyangiro cya Satani, imbaraga zikingura gukora kw'Imana. Haleluya. Yo, haleluya, 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 haleluya. Ngo Dawidi abuze uko abigenza, aravuga ngo Imana yacu uburebure bwayo nta wabuheza, ngo ntibugira itangiriro ntibugira n'iherezo. Haleluya. Ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo zanjye, ampindukiriye agakiza, uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Zamura amaboko yawe duhimbaze Imana. Yo, haleluya, haleluya. Nukuri rambura ibiganza ubiramburira yera. Imana isumba byose. Haleluya. Imana ivuga abaho basinye kurapfa. Imana ivuga rya bazi ko inzara irakwica. Imana ikuvana muri gereza utarayikandagiramo. Imana ikingura urubyaro ukabyara banze kuri bubyara. Imana ikugira papa, ikakugira mama, ikakugira nyina w'abana abakobwa n'abahungu, ikakugira nyirakuru w'abuzukuru n'abuzukuruza, ikakugira sekuru w'amahanga. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana kuko Imana yacu ari inyembaraga. Bagucira igico ikagucira akanzu, kuko ariyo yabivuze ntacyo uzabura. Imana ntireba nk'abantu kandi ntikora nk'abantu. Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, Imana yo yakubona ikabona uruti bikwerere, ikabona uruti bishongore, kuko ireba mu mutima. Ako kanya ikakwemera, ikakwemeza naba bakwemere mu izina rya Yesu. Hoya nibakwemere mu izina rya Yesu. Ubundi bakwanga ari ndo babwiye se, ninde wabibatumye? Nibakwemere
kuko ari Imana ibakwemeje, mwemere kuko ari ibivuze. Uwo dayimoni w'urwango yapfuye. Dayimoni yagize ute yemwe? Yatorotse. Vuga ngo dayimoni yatorotse. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ngo kubw'imbabazi watugiriye imbere y'abantu wacunguye, wabohoje imbaraga zawe, inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Haleluya. Nibashake barakare, bafureke cyangwa barorere gufureka, bafunga amasura, bashake baseke cyangwa barorere, rya jambo Imana yavuganye nawe rirasohoye. Nuko umugambi wayo n'isezerano ku buzima bwawe bisohoye. Ntagaruka ijya kugisha abanzi bawe babaze ati none ngirire runaka neza. Oya, ntawe ijya gusaba uburenganzira. Haleluya. Isaha irageze irabyikoreye, mariage irafungutse. Isaha irageze irabyikoreye, ubupangayi burarangiye. Isaha igeze irabyikoreye, ibyo bitaro bisohokamo. Isaha irageze irabyikoreye, ingendo zirafungutse. Isaha igeze irabyikoreye, amashuri urayatsinze. Isaha ugeze irabyikoreye, akazi karabonetse. Mana wakoze kubyikorera. Haleluya. Ngo ntabwo ireba nk'abantu, niko numvisha indirimbo iri kuvuga. Ngo ntabwo ireba nk'iki? Nk'abantu. Abantu babonaga ngo atari weho ukwiriye ibyiza, kavuga runaka wapi, ibi ntabwo ari ibye. No. Ariko yo ngo yakureba. Haleluya. Iyo yakubona ikabona uruta babandi basunitse imbere. Mwibuke ko Dawidi ngo yari we mwana batifuzaga ko agaragara mu muryango wande yemwe. Dawidi ngo niwe mwana batifuza ko agaragara mu muryango wande. Urakoze cyane. Imana itugirire neza cyane. Ariko ngo Imana imurebye mu ishyamba. Haleluya. Niyareba ko yambaye imyenda itameshe, niyareba ko aryama hamwe n'intama, niyareba ko ubuzima bwe ari ubw'ishyamba, ahubwo ibona ari bushyitse, ari bukwiriye, aruta bya bikwerere byo kwasi, aruta bya bishongore byo kwasi, kuko Imana yarebaga mu mutima we. Imana itugirire neza cyane. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka niki? Uwiteka niki kigurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe, wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Niki cyatumije iri joro mburara uzi ko ndaza gusenga? Niki cyatumije abaturanyi bahaguruka bakamfataho ijambo? Kandi uzi imbaraga wankuje mu byaha, uzi ibitangaza wankoreye Irodobari. Haleluya. Irimo kumbwira nkubwire ngo humura, nako karakanyuzeho. Bari abaturanyi bakwiyeretse, ntago wari ubazi. Imana yabikoreye kugira ngo babone ubamenye, ejo batazagaruka kukwihishamo bakakwishushanyamo. Ahubwo uzababwira ati nejo hashije nagize ute, narababonye, muri abanyantege nkeya, muri abanyamagambo ndabazi, uyu munsi ntimwumva iryanjye, ubushije mwarambonye, uyu munsi ntimunyumva. Nicyo cyarakaje Uwiteka, nuko yabonaga Abayisiraheli basubiye ku byo batakagombye gusubiraho. Haleluya. Nungarukira nzakugarukira. Yesu ati nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, abo nibo bazambona. Ndagira ngo muhaguruke dusenge, kuko Imana waje gushaka mu ruhande rwawe ikwiyeretse. Imana wiyirije ubusa ukeneye nayo iri mu ruhande rwawe, iri kumbwira nkubwire ngo mu masezerano iguhaye nuko uruzabibu rwawe rutazaburamo imbuto, mu rutoki rwawe ntihazaburamo ibitoki, mu kazi kawe ntabwo uzabura inyungu ukundi, kandi nta ntwaro bacure kukurwanya
izagira ikigutwara. Imana izohereza inzuki, izohereza amavubi, azifate azimire bunguri mu izina rya Yesu. Pepera Imana ikinguye imigisha ku buzima bwawe. Pepera Imana ikugiriye neza kubw'uyu munsi. Mana data wa twese turagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Ni wowe uhembuye imitima yacu. Indwara zo kutunaniza zari nyinshi, izo kudusubiza inyuma zari nyinshi, izo kutuvana mu bihe zari nyinshi, ariko twumvisha ihumura riguturutseho, twumvisha isezerano rikomeye. Nuko ijambo wavuganye natwe hari ryo rituzuye, hari ryo rituzamuye, hari ryo ritugiriye neza. Nakwe turagushimye Mana. Abapapa turagushimye, abamama turakunezerewe, abasore n'abakobwa tuvuze urukundo rwawe. Twese tugukomeye amashyi, tuvuga impundu, kuko ari wowe kuri icyubahiro urakoze. Amen, 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 amen. Birashoboka ko twateranye wumva umubiri unaniwe, ufite uburwayi. Birashoboka ko hari n'umurwayi wasize mu rugo. Birashoboka ko hari n'abarwayi bari kwa muganga, wumva watanga igitambo ku bwawe. Egera hino dusenge. Tugiye gusengera abarwayi. Yesu arakiza, Yesu arabohora, Yesu aratabara, Yesu arakiza, Yesu agira neza. Nta rugamba na rumwe Yesu atananiwe, nta ndwara nimwe Yesu yananiwe, nta bigeragezo na bimwe Yesu yananirwa. Ategetse rimwe gusa, avuze rimwe gusa, byose biramwumvira. Abwira umuyaga utuza ugatuza, yabwira izuba rikamwumvira, yabwira inyanja ikagira amatwi kumva. Ni utegeka ibyo yaremesheje intoki ze, ari biri mu nyanja, ari biri mu kirere, ari biri kuri isi y'ubutaka, ngo ndetse agera n'ikuzimu. Urukundo rwe rukahakora, rugahindura ibintu, rugakora ibitangaza. Amaraso ya Yesu arimo abakoraho, amaraso ya Yesu arimo agenda ku buzima bwanyu, amaraso ya Yesu arimo akora igitangaza kuri mwe. Zamura kwizera muri wowe, Yesu agukoreho. Zamura kwizera ku buzima bwawe, Yesu akurengere. Zamura kwizera mu muryango wawe, Yesu akivivure. Zamura kwizera ku bitaro, Yesu agiye kukukiza, akize n'abarwayi ku bitaro mu izina rya Yesu. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, mpagaze mu mbaraga n'ubutwari mpabwa n'imbaraga z'umwuka wera. Natuye gukira kubw'abarwayi bapfukamye. Hari abapfukamye ubwabo, hari abapfukamiye abandi. Data kubw'izina no kubw'imbaraga za ijambo ryatubwiye ngo nkunda bankunda, abanshaka n'umwete nibo bazambona. Iyi miryango tuyivanye mu bubata bw'uburwayi, aba bantu tubavanye mu bubata bw'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Reka uhagurutse ubwoko bwawe, reka uhagurutse ijambo ryawe rizima, reka uhagurutse umuhamagaro wawe, reka uvuge ineza no kugira neza kwawe mu izina rya Yesu. Ndacyaha abadayimoni bahagurutse uburwayi, ndacyaha abacawe batera uburwayi. Indoto mbi ndazisenye, rezote de sereto pash katika jina la Yesu. Zento kebonele style. Ndatura gukira kuri bo, kubohoka no kurengerwa nawe, kuko uri umwami, ukaba uri Imana y'amahoro. Uhereye none n'ibihe byose tugukomeye amashyi urakoze. Amen, amen, amen. Muhaguruke, muhaguruke, muhaguruke. Abantu bari bapfukamye, abantu bari bapfukamye, muhaguruke. Abantu bapfukamye, muhaguruke. Muhagarare hano nyine, hano kuri uyu mukeka. Hari imbaraga, imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga, imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu masa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yewe mubyeyi muri aho, humura.
humura, aha wageze ni kwa Karuhura. Ndabibona induru n'intonganya, amahoro byaranze, iterambere byaranze, nta ruvugiro, nta rukoro, nta n'uwutakira, nta n'uwuganyira. Imana itugirire neza cyane. Imana irambwiye ngo igukubitiye Satani, igukubitiye Satani, kuko ibyakurizaga byose birangiye. Kandi uhereye uyu munsi amahoro waruburiye mu rugo, amahoro waruburiye mu kazi, ubuzima bwari bwamaze gushanyagurika, Imana iragutabaye. Imana iri kumbwira ngo ikimenyetso cy'uko uvuganye nayo nk'inyanja itemba, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye kandi irakwibutse, iguhaye imbaraga rwose n'umugisha udasanzwe. Nari ndimo kubona ibihe byakurangiranye, ndetse wageze ku rwego wifuzaga no kwiyahura, vuga ati ngereka nimanike mpfe, ubuzima bwarangiye. Ariko Imana irambwiye ngo iragutabaye, Imana irakurengeye. Abari kugusuzugurira mu gihe, Imana igutabariye isaha yayo, icecekesheje iminwa yabo, kuko irimo imbwira nkubwire ngo utahanye igitangaza cy'Imana, utahanye umugisha w'Imana, kuko iki ngiki atari igihe cyo kurira, ahubwo ni igihe cyo kunesha ibyakugeregezaga. Ngo rega Imana yitegereje Dawidi, haleluya, ngo imaze kwitegereza Dawidi irangije iravuga ngo nubwo uri umunyabyaha kaburetwa, ariko iyi ngiyi niyo saha mbonye ari weho umutima wanjye ushaka. Imana irambwiye ngo ikubabariye ibyaha byawe byose, amanyanga yawe yose Imana irayirengagije, iguhaye umugisha, igutabaye ntacyo ushingiyeho, kuko nta feza nta n'izahabu ufite, ariko Imana iragutabaye. Imana ikugiriye neza batazagira ngo irabeshya. Nukuri uzaze kuwa gatatu uze gushima Imana, kuko ndi kubibona ibintu zaba byahindutse, imvugo, amagambo, ibiki. Si iminsi 7 naba nta kintu yakoze, uzanazo nkoze isoni ko ntacyo yakoze. Njyewe Imana imbwiye ndakoze, ngomba kubivuga, kuko ntago ari nge mbyikoresha, ari ngewe mba nguhaye n'aka kanya, ariko ni Imana ibivuze. Cyangwa kubwira nzaguha mu kwezi gutaha, ariko Imana iguhaye izo mbaraga, Imana igukoreye icyo gitangaza. Igibona yo turira ku mugaragaro no mu bwihisho. Perezida se ko yananiwe koko, perezida wagiye umenya ko ari wo musore dusigaranye. Sinzandarira ndashaje nawe uvuge ngo byananiye. Ye mubye manzo upfukame tugusengere. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, uyu musabiye imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka wera. Wavuze ko abo tuzaramburaho ibiganza uzumva ubusabe bwacu, tebuka umutabare kandi wumva ubusabe bwe. Hari ibyo uhishuye, ariko hari n'ibyo umbwiye ugiye gukora, ubisohoreshe gukiranuka kubw'urukundo n'ineza yawe. Aya mashimwe turayakiriye, ibi bitangaza kuri we turabyakiriye mu izina ryawe Yesu. Ineza yawe ikomeze iganze, kandi amaraso yakomeza amutwikire, umwuka wawe wera muyobere, amuyobore uhereye none. Nibyo mpagaritse imbaraga zo kumukubita, imbaraga zibimuriza nazirukanye, amaraso yawe amurengere, amuzohere none n'ibihe byose urakoze. Amen. Mana iri kumbwira nta maboko azongera kumanikwa agiye kugukubita wowe ntayo. Imana ivunaguye ayo maboko, Imana icagaguye izo mbaraga, iyo mitima Imana irayisenyera hamwe. Nkubwire ngo nta maboko azongera kumanikwa agiye gukubita wowe, kandi nazabitinyuka uzicecekere urebe ikiraba mu kanya nk'ako guhumbya. Nukuri Imana iragutabaye pe, Imana ikugiriye neza, Imana ni igitangaza, Imana irabikoze. Haleluya.
wahoze uri gushima ngo Imana yaragukijije, yarakoze kandi iracyari gukora, kandi iri kugira ute? Imana irambye kukugiriye neza, kuko muri famiye hari uko ibigenje, hari n'uko ibikoze. Kabiri, burya ibintu Imana yavuganye nawe ngibi ku mugaragaro, wasenze cyane. Uku kwezi kwa gatatu hari umugisha ugiye kubona ariko bidakaze. Kwezi kwa kane ntabwo bizaba bikingutse neza. Kwezi kwa gatanu Imana izagabanya imisonga, ariko ngo kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi uzazane n'amaturo y'ibibyibushye, kuko nawe ibintu Imana ikoze mu ruhande rwawe birabyibushye. Rezo tekeriye de seleve voze stade. Nibyo umva rato ko Imana imbwiye, maze ngo ivuze ngo iki? Imana irambwiye ngo aho bari barakuzirikiye irashanyaguye. Ya Mana yavuganye nawe ibintu byananiranye, dore ngiye iguhambirije abanzi bagira ute? Iyi ni isaha yayo igeze, ntigiye uri kubigenza, kandi mu kw'Imana ntihabura iki? Inzira irayiciye. Rero ubwo wari wicaye, ariko nubwo wari wicaye ibendera ry'Imana ririho. Ibendera ry'Imana rigize ute? Vuga ngo amena sawa. Oya, vuga ngo amena sawa. Imana irambwiye ngo icecekesheje urugambo n'amagambo, kandi Imana iraguteturuye kuko iguhaye icyubahiro. Hari abantu bagusekeye mu gihe ati yakwambara iki ntakwambara, yarya iki ntakwambara. Ugiye kuzajya urarya ubwo abandi barya bavuye mu isoko, uzajya urarya uvuye muri firigo. Uzajya urarya uvuye muri firigo, ujya urareba ndarya agakoko, narya ihene, narya kuzifi Imana igize nka gutya irakusimbutsa. Imana igize nka gukira gusimbutsa, igusimbutsa ibigeragezo, igusimbutsa amarira, igusimbutsa agasuzuguro k'abadayimoni. Imana igushyiriye hejuru kwiyubahisha, gahunda ni ku mavi, nawe ntakuvaho. Murindi yuzuye umwuka aririmba ngo sinzava aho uri, kuko ari wowe ufite amagambo agera gute yemwe. Imana tugirire neza. Utahanye igitangazo uyu munsi, si igitego cy'uko sheri wawe nawe yakumviye ngo aze, ariko Imana iguhaye umugisha no kubwo kwabonetse mu nzu yayo. Haleluya. Imana irimo imbwira ngo nawe ibitero by'amagambo yari kujya bikugeraho ukumva ucitse intege, rimwe ukumva mbivemo ngire nte, ariko Imana ikongereye imbaraga mu rugendo rwawe. Imana irambwe ngo iragushyigikiye mu murimo, kandi Imana ikugiye imbere rwose. Ibiri nk'imisozi, ibiri nk'amataba, nabyo birasenyutse, kuko Imana imbwiye ngo iki ngiki ni igihe nyine ikwereke ko iyo wayiziritseho waremewe uratukwa, waremewe uravuga,
iyo mitwaro uko wemeye kuyikorera nayo nyine nikwije kukugirira neza. Iyi ngiyi ni neza y'Imana, Imana igukinguriye. Iyi ngiyi ni neza y'Imana, Imana igutabaje. Kandi rimwe mbwira ngo nkubwire ngo uyu mwaka uyu yakubwiye ko izagutabara, ngo ariko ku kwezi kwa gatatu n'itangiriro Imana iragutabaye.